bijyanye byumvikana gashimire ikipe y'abanyamakuru yifuje ko dukina turabatumira turakina dukina umukino mwiza mwabonye ko bakiri n'abantu b'abasaza twe ikipe yacu ni y'abasaza tuzi ko turi gukina n'abantu b'abasore mu by'ukuri ariko kuba twabatsinze murihangana buriya tuzategura undi mukino twongere duhure twebwe rero mwakinnye ni ikipe y'indahangarwa ngira ngo ikora imyitozo aha ngaha kugira ngo musaza muyizi ni ikipe ikomeye cyane ikinamo abantu b'abasaza mwabonye abazengereje rero uza kumbeshyuza uhora atari yaze kumbeshyuza ngira ngo rero twakinnye neza nta kibazo cyabayemo nta mahane yabayemo twabatsinze tubatsinda ibitego byumvikana arbitrage yagenze neza ngira ngo uko twicaye aha ngaha ibintu byagenze neza nubwo namwe bitari mworoshye ariko ntitwabuje kubatsinda nta cyatuje kubatsinda ngira ngo rero mu rwego rwo kubashimira tumaze kubona agacupa kugira ngo ku kigega niza kutwongera ahari aho turakomeza tuganire ariko turafunga ibiganiro kubera ko twabakiriye tubahaye ikaze n'umwanya ushaka kugira tubwira karibu turamuha umwanya murakoze cyane banza nsoma abantu b'abaperezida tuba twavunitse buriya mwabonye ko twatangiye tubatsinda ariko nyuma tuza gukora akanama turavuga tuti nta gutsinda umusaza kirazira uri kapiteni mumubaze nabwira nti mubahe inzira umusaza n'indakumirwa n'indahangarwa ntuhangara akaguru ke ntuhangara umutsinda agumane izina rye kandi n'icyubahiro nyabuna ntimubahangare n'indahangara inama turayisoza tumaze kuyisoza twemeranya ko nubwo twari twabatsinze tugiye kurinda izina ryanyu izina turaririnda birakunda biriya rero twebwe tuvuga ko twatsinze iyo tubize icyuya murabizi nicyo gitego cya mbere tuba dushaka kandi ntawe utagitsinze ngira ubu twese twakina na Fulgence waje asimbuye yatsinze iby'umutwe yatsinze byinshi yanatuzonze reka tumushimire hanyuma rero nanabashimira ku butumire bwacu mwemeye tugakina umukino wa gishuti koko kandi byari biryoshye tuzanasubira nta kibazo murakoze Wagarutsemo wagarutsemo mu ndahangarwa tugira umutoza mukuru tukagira kapiteni mwamubonye ukuntu bamereye nabi barya umusaza ngo yagiye ngo atubereye nabi abibonye nano baracyarimo imyaka 50 nagira ngo mu mwanya coach wacu atubwira ukuntu yabonye impande zose ukuntu asomye umukino habaye ikosa aho gukosorwa nagira ngo nawe tumuhe umwanya murakoze cyane kamanza nshimira aba bana twakiriye uyu munsi ndetse niwe wari wasabye aratangira ati yari afite imishinga myinshi uyu munsi itsinda 5 yongere mu gitondo saa 2 aramamagara ati rega naje nahageze ahubwo nababuze kandi nje gutsinda yageze ku kibuga saa 2 kapiteni hanyuma reka mbashimire buriya impamvu twabemereye nuko baravuga ngo utaganire na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze ntabwo bazi uko abasaza ba kera bakinaga ariko buriya bahuye na Fulgence bahura na perezida hariya na Selimari bamwumvise
atambikije ariko warumwishe nuko so umukino wagenze neza rero mu kibuga habamo gutsinda no kunganya no gutsindwa kandi nta n'umwe ujya wishimira ko yatsinzwe. Ibitego 5 ku bitego 3 byari bibaye ko abasaza bashyiramo ibyo 2 ku busa kugira ngo mugende buri wese ejo mu gitondo Baraka saa 2 azabere abivuga ari heza. Baraka arabivuga saa 12 n'igice Baraka bivuga yuko mwigiye ku basaza aricyo mwabigiyeho. Abasaza bitwa indangarwa izindi zose mwari mwarazifatiye muzitsinda ariko yaje kurangira indangarwa zireretse ni bakuru nyine saa 5. Match yari nziza, iyo ubutaha izarushaho kuba nziza kuko iyo ubutaha Beritsie na Oscar bazakosora ibintu bibiri byonyine ibyo ngiye kuvuga. Bazazana umusifuzi wabo nta kibazo, ikindi bongere squad aho kugira ngo umukinnyi azajya avamo agende naruka agace agaruke. Umutoza mwiza cyane Freddy yacungaga ariko kandi mugira umutoza umwe. Niyo kipe nabonye ifite abatoza benshi cyane ariko bagombaga kuba benshi kuko n'abakinnyi bari benshi. Abasifuzi bacu ntabwo bigeze basobanukirwa abashinwa twakinnye nabo kuko yageraga hanze yaruhuka akagaruka akajyamo. Bavuge se ntabwo mbizi. So rero byari byiza biratunezeje gukina namwe. Gusa mwongera imyitozo ubutaha biriya bintu mwakinye byirukanka kuriya mukine n'abasaza mukine mwegeranye ibintu biba uburyo. Ndabashimiye rero ngira ngo byari byiza ibyo nari nanze kubivuga. Wawuvuga neza Oscar uvuga neza ariko Vicky niwe muntu uheruka mu kibuga vuba ariko biratangaje ko na mu kibuga azi ko habanzamo 11 agashyiramo 12 Beritsie byagenze 12 byari byiza rero nabashimiye ako kantu ko muzakagusore abanzamo 11 ntabwo ari 12 mwabagabo. Abasaza bo babimenye bashyiramo 11 hari ubundi refa nuko atatuwane akaba yatanze ikarita ko niyo mategeko byose refa iyo umukinnyi yavuye muri vesti no muri vestiaire se navuze ko bamuha karita so bakoze cyane rero n'ubutaha bazagaruka batwishyure bibiri byacu cyangwa dushyireho n'ibindi kugira umunsi mwiza. Murakoze cyane cyambere ugushimira birumvikana iyo umukino wateguye kandi ugakina ukarangira mu mahoro utitaye ngo hatsinze uyu nguyu biba bihagije. Ndashimira cyane perezida ubwo yagiye ariko ndamushimiye cyane kuko nimba umuntu umworganije umukino bakabyemera ukabona ko nta kibazo kirimo kandi n'amasaha akaza kubahirizwa ni ikintu cy'ingenzi cyane. Namushimira cyane perezida wa ekipe y'Intahangarwa FC namushimira cyane. Hanyuma ku bindi bijyanye n'umukino umukino warangiye dutsinzwe kandi birumvikana iyo wemeye gutsindwa bituma ubutaha witegura neza ku buryo ushobora kuba watsinda. Ibindi wenda byabereye mu mukino umusifuzi mwagiye mubibona kenshi ariko
kimwe mu bintu biranga ekipe yacu cya mbere tugenderaho ni ukugira discipline cyangwa se imyitwarire myiza, kuko hari benshi cyane mu kibuga wajyaga wumva bavuga bati namwe nibyo mwirwa mubwira abaturage kandi mwe mu batoza umupira, ariko ntabwo ari uko tuyoboye nyine ko mu kibuga hari igihe tansiyo izamuka ukaba wajya kubwira umusifuzi ariko nta wundi mutima mubi ufite. Ubwo rero ku kijyanye wenda no kuba twanategura n'undi mukino nabwo twazabiganira tukareba ko uyu munsi kuva twatsinzwe tukaba twareba ko ubutaha twatsinda. Nshimira cyane kapiteni ko umwe mu bakinnyi perezida wacu yamushimiye nawe yatuzonze kandi birumvikana. N'uyu mugabo wari tayarinze hakiri kare yatubuje gutsinda ibitego byinshi. Ubwo muri rusange rero umukino wagenze neza, ndashimira n'umusifuzi wawuyoboye, ndamushimiye kubera impamvu iyi ngiyi burya kujera impande zombi zose zishaka gutsinda ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, kuko buri wese ajya mu kibuga ashaka gutsinda, nawe ushobora gusifura oruje wenda ariyo ukaba utayisifuye, cyangwa wenda akaba ari oruje ukaba wayisifura, ntabwo abantu bashobora kubyumva kimwe, ariko icy'ingenzi iyo umukino urangiye mu mahoro biba bihagije. Muri rusange rero nshimira ekipe ya Ntahangarwa FC, gashimira na ekipe yacu y'abanyamakuru bo mu ntara y'Amajyepfo, twatsinzwe ariko byibuze twabonyemo ibitego kandi byari byiza, kandi uko perezida yabivuze twashatse kujya mu muradutsinda. Ubwo rero mu mukino wo kwishyura nibwo tuzategura tukavuga tuti tuwukine gutya. Nizimbye mu magambo rero naha umwanya umutoza wacu hariya nawe akagira icyo avuga. Mwavuze ngo dufite abatoza benshi, ariko kuvuga ngo dufite abatoza benshi nuko ni byashyaka buri wese ashaka kuganira kugira ngo ibintu bigende neza. Nakwakira rero Safari coach wacu nawe akagira icyo avuga. Ubwo muri rusange abanshimiye cyane ekipe ya Intangarwa FC. Mwiriwe neza. Reka nshimire bagenzi banjye babanje kuvuga, nshimire cyane na perezida, nshimire cyane n'umutoza. Mbere y'ibyo mvuga reka mbanze nshimire cyane umutoza, yasifuye neza pe, tutirengagije wenda ibyo umuntu ashobora kuvuga ariko yasifuye neza. Yewe wenda nahageze nkererewe nk'uko nyine mwagiye mubivuga ngo umutoza ngo washyizemo abakinnyi 12 ntabwo nari maze, ariko birashoboka, bibaho cyane rwose bitewe n'uburyo ki uba uri gutegura umukino kandi uva ko buri mukinnyi wawe agomba kubanza mu kibuga. Ubwo rero reka mbanze nshimire umutoza kuba ibyo nabyo ubwabyo yabashije kubikemura mu mahoro bikarangira neza, nabwo umusifuzi ngo yabashije kubikemura mu mahoro, akaba yaduhaye ikarita y'umutuku tugakina tutuzuye, ariko twakinnye twuzuye. Ubwo rero reka ngaruke ku kipe twakinnye Ndahangarwa FC. Ni ikipe nziza, ikipe y'abantu bakuru kuri twebwe, turabana imbere yanyu, ariko kuba twakinnye ntabwo bivuze ko turi abana. Hari urwego nyine natubonyeho nko mu mikino nyine, kuko imikino dukina ntabwo dukina tugamije wenda amanota 3 ngo tuzatware shampiyona ngo tuzagaragare gute. Twebwe tuba dukeneye kugirana umubano n'abantu batandukanye, uburyo kigiye ushobora guhura nawe ukabasha kumenya ubwanjye ngo akavuga twarakinnye, ese ubutaha namukenera namusanga he, hanyuma tukishima nk'amakipe. Hanyuma ikindi nshima ni uko nta mvune zabonetse mu mukino. Ubundi akenshi usanga abantu bakina kubera nyine cya kintu cyo kuvuga ngo ndashaka gutsinda, ukaba adversaire wawe nyine ukamugira nk'aho koko muri guhangana, ariko ikintu cyagaragaye ntabwo twahanganye, twakinnye kuko nk'abantu babyiteguye. Ubwo rero ikindi kintu wenda navuga ku bakinnyi banjye nabo nubwo ntari mpari, reka nshimire umutoza wahambereye wungirije, nshimire cyane rwose, yahabaye ikigabo
yatsinze nibyo. Ubwo rero kiriya nacyo ni ikintu cyiza cyane kuko yatangiye abashyiramo ikintu cy'ubwoba, muravuga ati ikipe iratugaraguye, ariko nk'ubwo perezida wacu yabivuze twabiganiriyeho turavuga tuti nyabuneka tworoshye, sibyo tworoshye kuko nta kuntu nyine watangira utsinda abantu kuko twaje nyine tububashye nk'abantu bakuru, bityo rero iyo tubatsinda ntabwo byari kuba ari byiza. Hari igihe mwari kubabara mukavuga ati bari abana badusuzuguye iki, ariko ntabwo ari uko twemeye ko mudutsinda, twe twashatse ko tunganya ahubwo birangira mutwigaraguye. Ubwo rero ndifuza ko wenda ubutaha twazongera tukohereza undi mukino wa rutugu tugakina neza nk'uko twakinnye neza, hanyuma mbashimire mwese kuba mwitabiriye. Ikintu ngarukaho njye buri gihe iyo mvuze nta muntu wigeze avunika, uko watashye niko ugiye gusubira mu rugo, uwakubonye niko uko wavuye mu rugo niko usubira, abo wasize niko bari bongera kukubona. Icyo kintu nicyo nshimira cyane, murakoze cyane. Reka twubake kapiteni w'indangaza. Arashaka ko mutumva kapiteni wacu. Burya iyo umuntu avuze nyuma y'abandi barenga babiri akenshi arashimira gusa. Yewe ndashimira rero ikipe y'abanyamakuru. Buriya siporo ni nziza, ubu hari abo tumenyanye ntarinze, kandi nkashimira n'ikipe y'indangarwa nubwo mwatangiye muvuga ngo mwaturetse kugira ngo tudahangarwa. Nanjye ndatebye ndavuga nese ni vore twakina, vore niba yajyamo tamoro mugamagara abakinnyi bakajya inyuma mukaganira. Mwatsinze ibiri turabyishyura kandi twabyishyuye bikiri muri mita ya mbere, bisobanura ko nta gihe mwabonye, ariko ni byiza. Buriya yo mukina n'abantu b'abasaza, twebwe turabasaza, harimo imfura zacu muri mwebwe. Iyo match irangiye rero ikarangira neza ni byiza, kandi n'ubutaha ubu ngubu dushobora kugira match hari abasore twabonye mu kipe y'abanyamakuru twahamagara kanagana bakadutiza ingufu. Ibyo nibyo tuba dukeneye uruye. Yego nawe wishimira gutsindwa, ariko ikigamije ni uguhura tugasabana. Niyo mpamvu uyu mukino mita ya gatatu ibamo. Rero ntizimye mu magambo kuko amagambo menshi yavuzwe, nayo mbashimire, kandi ubutaha twongera no gukina numva tuzakina neza, kandi bateye na kera iki kibuga tuba tugifite. Ikibuga turagifite rwose. Igihe muboneye umwanya mwumva muhari mwatubwira, nta match dufite hagati ya saa 5 na saa 7, ikibuga ni icyacu. Nta kibazo gusa kirimo. Uroye ntago ndeba ibitego, harimo mvuga na kapiteni mugenzi wanjye, hari akantu mwabanje kudiskita ngo ka penalty. Iriya penalty niyo pe, niyo urumva twaba tugananga ati mu kibuga sinari kwihakana nako sinari kuyemera, atari ko niyo urumva. Rero iyo muganiriye nyuma niho muganira neza. Yewe icyo nabisabiraga nuko namenye muri abana beza, kandi muri abana dukeneye abana bafite discipline, do turagiza tumeze neza. Igihe mwumva mufite akanya mukavuga ati dukine twitwivure match tuzatwiriva, nta kindi bababwira ni ibyo ngibyo. Reka ndebe uri kumfotora nyine. Harimo diferanse y'ubuhiga n'umutika. Harimo diferanse nini. Iyi match ni
si mita ya gatatu se ni mita rega ndimo ndabyiga kandi ukeneye ikarita y'umwuga ikarita y'akazi y'intangaro yemerewe ko yari umunyezamu wa kane ko yaje kurinda yaringa atabibwiye hashinzwe midiya umuvugizi w'ikipe Taburiya n'umukinnyi wa ruguru. akina rugby n'imipira akina rugby n'umutoza wemewe ese nibyo umukinnyi wa ruguru wemewe n'umutoza we wese akina kuwe mwanya akina kuwe mwanya iyo nasanze harimo ayikina bageze no kubatwara bagiye gukina rugby ese nibyo